Ndi mu rugo. Bite? Uretse gatoya. Meze neza. Meze neza. Umeze uteze? Uje kureba hanze? Arahari se? Ijambo yari mu gikari. Ese uriya mugore wawe umushora? Kubera iki? Ejo bundi naciye ku muhanda mva ambwira nabi arankubita hafi yo kunyica. Ngo madamu yaragukubise? Cyane rwose. Ntufikize? Ngiye kugutwara. Ugiye kuntwara? Cyane rwose. Uranshaka se? Ntabwo nzi aho yabikuye ariko keka niba ari uko navuze ngo ukeneye umuntu kwitaho ugahita wumva nyine ndagushaka. Ubundi se wanyemera njye twijyane? Nubwo tugende kuko ntabwo namugushimira. Ubu n'umugore nanjye ugiye kuzanyicira muri runo rugo. Ariko reka mbanze nyemure kino kibazo mu rugo. Oya birakabije rwose. Kuko ndumva afite umutwe munini, reka mbanze nshaka igisubizo cy'uwo mutwe munini. Hanyuma we tuzavugana. Nta kibazo. Neza nimero yawe. Uzanyitaho se wowe cyangwa nawe uzajya umagarara mu ijosi nkawe? Kandi ari byo mbona ukeneye, ibyo nzakora. Mba bitewe n'ukuntu umugore wawe yamubise. Ndashaka ko nzamubabaza kurenza uko yambabaje. Namukorera ikintu kizatuma yicuza impamvu yamubise. Urashaka kumubaza gute se? Ndashaka ko mwereka yuko mukibana hari byinshi mu buzima bwawe byari byarahagaze kubera nzagera aho ngiye nkagukorera. Okay. Atubyemere dutyo. Ntabwo ugiye kuko nakubona hano n'ubundi biraza kubyara andi mahane. Witahire hanyuma ndaza kukuvugisha siko mbonye nomero yawe se. Ndaza kukuvugisha ubu ufite umwanya ryari se ngo tuzahure tunasangire. Uzavugana kuri phone. Sawa. Bakoze? Ariko madamu, ibintu noneho wihaye ni ibiki koko? Ibiki ni hano. Makuru maze kurenga umurongo utukura. Ibiki ni hano ariko. Usigaye utega abana b'abandi mu nzira ukabakubita? Ndakubwiye ko namukubise. Wa mwana w'umukobwa Diane uherutse uje gusura mugenzi we, siniyambwiye ngo wamuteze mu nzira ajya gusenga ukamukubita? Urabwo namukubise gake. Kurasabwe naramukubise, namukubise gake kereke yo mukonyagura imbavu nkanzikonyagura. Maze nkareba kazabasha kukwitaho namukonyagura mu gihe kimwe. None se hari wakubwiye ko ngiye ashaka kunyitaho? Wabivugiye? Sabivuze n'umunwa wiwe. Ari hano si wabivuze. Yavuze ko nyeneye umuntu nyitaho. Uwo muntu yavugaga rero yari wowe kuko ari wowe ugomba kunyitaho. Niwe nabonye rero. Niwe nabonye ashaka kwitaho yigize seri ashaka kwitaho. Ati ibi ni ukurenga umurongo. Ibi ni ukuba ingaruka akabya. Urashaka kugira ngo shaka nanjye nabaye inganzwa ndakabya pe. Kugeza naho umwana agiye kuzageza mu rugo ukamukubita. Kandi nanjye urashaka ko nziga gukubita no gukura amenyo. Kubita nde? Wowe nkaguseka. Ukubita nde? Wowe. None ubona ko nagukubita? Ukamubita. Kandi nagukubita je. Wagera kumenyera we. Urimo uramubita? Ugira ubwenge wowe. Wowe ugira ubwenge. Wowe isetsa kuri nyisetsa ugiye uri mu nsengero urugo. Ahubwo uzongera wibeshye mwene. Uzakuntu nzakujyana kuri polisi none bakagufunga. Ariko n'ubundi baravuze ngo urugo rubirutwa na gereza. Ntabwo sekora none nkareba gereza ko nta kinwaye. Urarinda ufata umwanya wo kumubita se? None se sinanagukubita je. Ari umugabo. Sinanagukubita je. Naguteye uyu mwana ho. Hano hahora induru bundi. Uru ruhije narende. Izi sinyoko. Ngongera nkore. Izi sinyoko. Ongera nkore. Gashari ongera nkore. Ngo ndagashano.
ngo ndagashyana ujye n'ibyo uba wisekesha ukora amahano hano ubanza ukisekesha wowe asema wajya utuza ibintu ngibyo binamura mu mutwe wajya utuza ubundi ntuza cyo ungeze sinanagukubita ikintu nese ubwongo uburozi ikibundi ubwongo ariko burozi umuntu urukubita uramuzi neza umuntu urukubita ni iki se uramuzi uri iki wowe harya wansobanukirwa harya wansobanukirwa ako gatoki sinanagashaka ako gatoki harya wansobanukirwa ndakavuna nongera kukanunga ntabwo nzi uyu mugore ubundi gusigaye urya amavuri yasanze wa muntu ayo sanga niyo njya yarange waramukubise undi wamukubita wumubaze naramukubise uramukubise uriya murebe mubana naramukubise ubu naramukubise none se yaraje arakubeshya iyo aza namugize gutya kandi mada ufite ikibazo ufite ikibazo mu mutwe ahubwo se bo babikugize ufite ikibazo mu mutwe ufite ikibazo mu mutwe nshobora kukwereka buriya ko nta kibazo mfite aho kinyereke byose none kandi kinyereke turebe maze guhaga maze kurambirwa induru yereka umbwiremo ibi bintu byose muri nyuma mwakundya ngomba nabo akiri ibyawe undi mwereke icyo nagukorera none mbwira uragiye tse uragiye uruvuye uragiye agatangana akaduha n'amahoro wagiye se ko ngiye kukikwereka icyo cyo gukora aho wahereye umeze induru umeze ariko ubu utarasa ashe kongera ibyombo ahangaha se ibyo boko ndari uje n'inyama kongera kandi narasaze icyo nkeneye ni divorce njyana ubusazi bwanjye mu rugo cyangwa mbese divorce bayogereza muri cyangwa se ujye gushaka n'abandi bagore bazima uje koza ibyombo hano ariko muri salo tereza umwana umukobwa wawe maze tugabane mugabane none se tugabane ibi byombo tugabane nkeneye gatanya niyo nkeneye nkajya iwacu cyangwa se wowe ukagenda ukagera none se urwo mfite n'ibyombo urugo rwanjye ni ibi byombo gusa nibyo ndi kubonamo ariko nibyo ndi kubonamo ngo nibyo dusigaye dutunze none se umukobwa niba ubishinzwe ko njye ntabwo ibyo ngibyo ntabwo biba bindeba kandi urashaka nko guseka ibyo ntabwo biba bindeba urashaka nko guseka bibaza umukobwa wawe ese w'ibibi ubundi kandi wabangamiwe ahangaha wafashe inzira ukagira ariko uwo mugani wazinze utwawe ukagenda nzi gutwange ibibundi si twasezeraniye ibihamya bijyana divorce wasezeranye kiriya kintu cyote nifiteho uburenganzira turapasura kabiri fatira hano mbanze Turapasura. nyuma sindikaho intebe ahubwo ukabibona utazamenyana n'ikindi ukakubita umugore n'inka ntizigikubitwa ndagira ngo ariko ukubishe usigaye n'inka ntabwo zigikubitwa none se niyo kwakubise njyewe ndinka ubu se nakubise hera uwo mubiri ubwo ntihera nakubise ariko wa mugani umwiki ko naramukubise ariko ngo ashaka ngo dutandukane muzagura ibindi isa n'umuntu kirafite amafaranga yo icyacu waretse umwana wanjye wandekeye umwana urashaka gucisha muri leta uretse icyo ushaka intebe turayitwara nako urayisiga wowe uragenda wowe ugenda nta mugore ujyahukana asigaye ahukana abagabo ndagira ngo ukumenyeshe niba nta n'ibyo wari uzi njye niyubakiye ndagira ngo ukubwire inzu nubwo yubatse urayisohokamo rekura hano iyo ntebe ariko yisige rekura hano iyo ntebe ni iyacu rekura hano ashaka ngo gusekuru ubibone njye Ntayo utwara. nayo nguhaye Ntayo utwara. nayo nguhaye ntayo utwara nayo nguhaye cyangwa ntabwo ariko ni isura ngo cyangwa urashaka wakubita akadamu wakubita akamami urashaka umuntu azagukubitira nushaka nko kubita umwuko wayo gahambira ibyo wahambira niba rero hamba twawugenda si washatse kwahukana agendera hambira ibyo byose ugenda urasohoka nijya usohoka mu rugo rwanjye nta mugore ucyahukana ari inzu wubatse ari inzu wubatse ari inzu wubatse wose we Bise ni ibikikara. Mero. Rero se ibintu byose ko ndiba bisanga kugeza. Rero neza ko kuri cyamunara muragurisha. icara hano Bimeze bite? Rero. rero uwo mugore w'ubuzima wowe reba ukuntu arimo gutera ibintu imigeri Ni mwiriwemo. ngo aranyirukanye njyewe n'umwana n'abana banjye Niko bicara.
icara tuvugane Niyicare. Rero ko yicara. icara tuvugane Kwasabwe. ubuse Pasiteri reba nawe abadiyakoni bawe. ntabwo ejo Reba abakristo bawe. ntabwo ejo wavuye gusenga Bakira mugabane wawe. wose wanyu wamufashe Nawe wanyu dufite byagenze bite wanyu nawe se nawe Byagenze bite? musigara byagenze bite uramusigarana umwana naragira imyaka reka 5. twashima imana hanyuma Kuko umwana ko rero wamuhaye ibereho. muri bare ndisese wowe reka mutuze mana yacu mana nziza duhamagaye izina ryawe rikomeye mu izina rya Yesu aka kanya mwami duhagaritse intambara zose duhagaritse imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu akanya nyemerera bari natwe kandi haboneka ituze kuko Imana ishobora byose Uwo hari Imana ibereho. Birukanye umwuka wa karande wo gutandukanye ku bisasi imbaraga z'abadayimoni akanya nyemerera ukomeze kuba natwe mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen none se mama byagenze bite bimeze bite kugira ngo ibintu bisambaguje gutya wajya muri cyamunara muragurisha ubu muratandukana gutya kubera iki biravuga ngo Nusa gatanya yafatanyije n'akagira ubuzima cyangwanya yatangiza satani ntabwo akwiye kubashuka ngo mutandukane Reba pastor, reba gatanya nawe. yatanya ni Ibi nibyo ngo ngiye gutwara ku yatanya byo. ni ibyo mubona Uyu ni umugore mwamaje mu mwatwaye imodoka kigaranye mama ibyo twagabanye tuza byarangiye gatoya byarangiye Reba ibyombo by'abakozi. Ahubwo uko nzabigenze gute? mwasezeranye kugabana cyangwa mwasezeranye kubana karama twasezeranye kubana karamata ariko None se- byanze mu ndahiro mwagiranye ntabwo mwize mushyiramo ko muzatandukana mukagabana ibintu kandi Kristo ntagaruka ngo abajyane mwakwihanganye mugategereza reka mbabwire rero ni satani ushaka kubasenyera n'ushaka gusenya urugo rwawe muratuza tuganire icyo birivuga nta satani njye na mama urebera gutuza Uyu mugore niwe wazanye indoro muri runo rugo. Atangira ngo simwitaho. Kumwitaho yashakaga simbizi. Anshukunyira abana. Umwana aza gusura mugenzi we w'umukobwa. Aravuga ngo ni indaya yanjye. Bahurira mu muhanda aramukubita. Ubu ndamubajije ngo igitumye kubita umwana bahuriye mu nzira n'iki? Araje azanye ibyombo ngo nge nandukane nawe. kuko uwo mwana gusa Kubwo mwana niba ari dayimoni mwajyanye ko. Ariko ngo ngiye mu musigirize. Twashakanye yarampanzemo inzu yaje ayisanga narihanganye uzi ukuntu yubatswe zikamubaze twagabanye pasu zikamubaze kandi wafashe imodoka mva muri ituze turasaba ituze hano burya bwose twasenganaga mba nkubwe kiri icyuma hasi kiri icyuma hasi urashaka no kunera icyuma kiri icyuma hasi wowe urashaka no kunera icyuma urongera kiri icyuma hasi gutera kiri icyuma hano niza hano ntacyo nguhaye kiri niza hano gatoya ntacyo nguhaye pasu ese na pasiteri bamusuzugura nibwo bukristo bwawe reba abaye abana bo nk'uyu mwana nzamuhibeza icyifuzo ntawakeneye kwitonda ngo tugisengere reka noneho tuganire muranyemera tuganire mfite aho mvuka ndi muri amakanya utagira ngo nanjye ndi incike mfite aho mvuka namujyana mama akamurera ndasaba ituze ko twasenze kugira ngo Imana idufashe kugira ngo mutuze tuganire reba nk'umwana wanjye abimo n'umukobwa areba imico ya nyina uyu wumva bizagenda bite ni ikibazo kwigisha abana ntabwo ko mukwiye no kurwana imbere y'abana ngo mutandukane ubusa abakobwa banyu bizagenda bite reka tuganire ku ijambo ry'Imana ini karande ishaka kubasenyera biro bangu nta kindi cyazanye satani usibye kwica kwiba no kurimbura arimo arabiba arimo arakwiba ubugingo satani ari urugo rwanyu ini karande hari ijambo ry'Imana ribivugaho karande ntabwo dukwiye kwiba umwanya wowe ujya gushaka wa mubyeyi we hari karande z'iwanyu hari karande zo mu miryango zidashaka kubana n'umugabo wawe zishaka kubaka urugo urebeye ku miryango y'iwanyu wareba n'abandi bagiye batandukanye n'imiryango yabo wamubwiye akaba amuhaye ibere mumuhereze umwana ihangane ufate umwana basi wamuhaye ibere byamugumanye ihangane ufate umwana wambwiye ko utari incike umujyane iwanyu kwa muganga noneho ndagusaba mama ituze afite amabere akamutse ndagusaba ituze fata umwana mba numva nanagitera n'umugeri igihe tusha tushobore kandi navuze turagiyeho namugiyeho kukundahonda fata umwana tuganire urabona ko ari agatwenge aba yisetsa ukagira ngo ibintu biroroshye mpereza uwo mwana amwana umwana arimo ararira arashaka ibere Fata umwana. kiri ahangaha kirashaka ngo Wamugumisha. aya fata umwana wawe Wamuhaye. fata umwana Wamuhaye wawe se aya fata umwana wawe tuganire fata umwana wawe niba gusuzugura pasiteri we jewe njye yamenduye uyu mugore yankubise n'iki noneho muremera tuganire mutuje kandi mutavuga
amagambo menshi mutuzi. niba utazi uzagende gushaka indi nyuma ntabwo nifuza uremera kuntega amatwi tuganire. Nta kindi kibitera ni umwanzi, nta kindi kibitera ni Satani. Satani niwe utandukanya abantu, Imana ikabahuza, Satani akabatandukanya. Rero mumanze murebe niki kimwe gitera urugo rwayo. Ikibazo si umukobwa numvise umwana w'umukobwa, ikibazo si iki, ntabwo ikibazo kiri ku muntu ari wese, ni Satani ushaka gusenya. Uyu mugore ngubitira imbere y'abana banjye mwihanganye n'amakosa niba nihanganye akankubita nkihangana noneho ubu azanye ibyombo ngo niba ari byo menerura ngenda aranyirukanye mu rugo rwanjye. Ubu kuko muri iki madame ntabwo uzi ko birivuga, mwebwe nimugandukira abagabo banyu mukabagandukira mukabasengera nabo bazahinduka kubw'ijambo ry'Imana kuko mwabereye. none se niba nta muto mwera arava mu kazi akaza yitwaje ngo yiriwe mu kazi arananiwe, ntazi kuduhereza umwanya nk'umuryango we, ntazi kunyitaho n'umugore wiwe. nese si ubundi ushaka kwitaho wowe cyari umwana musabye gutuza ugaceceka. ariko umwana babibona maze by'umuryango umwana ababibona ko uko kwitaho kumwitasha asaba ntabwo gutonga imbere y'umwana w'umukobwa nk'uyu. uko kumwitasha ni gute nita ku muryango wanjye? nakubwira icyo umuryango wanjye wabuze twumva, ntabwo ngo kitwiye barakibuze. twabuze umwanya wawe ubusubihereza umwanya wo gukora iki? wo kuganira nawe. Nusi uraganira ko utongana, uraganira ko niyo nshatse ngo tuganire pastor dutangira tuganira neza. Nibyo byo umwana w'umukobwa nanjye mbimubaza ni ibintu kuko ni ibiki. None reba adusa twaho ngo dutangira tuganira bikarangira bibaye inama. Uyu muntu wagana nawe gute? Biraza gusoreza uyu mugore nawe umeze nk'umwana wiye mu maha, ntabwo wabona hano mufata. None mu makanya ibyo nakubwiye ngo simbaho umwanya se ndara si hano muri no rugo basabye akanya. None se nahabuke cyangwa akazi karangiye saa 10. Ibintu byanyu ngo abayobozi babijemo abantu babigiyemo birananirana. Uyu munsi ntabwo bigezeho umwana. Jewe ndemera kujyana n'abana. Satani niwe urimo ushukana rugo. Iyi nshinzi y'umugore muyijyana. Umva ko birivuga. Abantega amatwi. Bireva ngo umugore mwiza, umugore w'umutima abyuka kare agategura mu rugo rwe kandi ugasengera urugo rwawe, warangiza ukamenya gutunganya ibyo mu rugo rwawe kandi ukubaha. Niba rero byanze kwihangana kwakunaniye, nyemerera utuze ubanze umenye ikisenya urugo rwawe ni iki. Uwo ni umugore w'umutima, uyu nta mutima agira. Niba ntabagira reka tuganire kugira. Nose wowe nubibona ko yari yanze no guhereza umwana we. Umwana arimo iyo byajemo kutihangana, byajemo gushwana, nuko bigenda ko Satani icyo ashaka. Mureke no Satani nabatandukanye. Uyu ni agasenga. Uburetse gusoma biramubaza. Ni agasenga. Arasenga, turasenga. Sahanura. Nta nubwo narinzi ko byiza kurura. Sahanura. Sinjye mbona abantu bazana ngo bahanurire. Kabiri, si umwigisha w'ijambo ry'Imana. Abigisha iki se niba ngira gutya n'umugabo? None se arashaka kwera imbuto aterera abandi. Utagenda byumva ariko reka tuganire. Uyu sumudiyakoni se? Ubusabdiyakoni iki? Mu makanya tuganire gato. None ngo ageze ageze ku rwego rwo kunyirukana mu rugo rwanjye ngo n'abana banjye ngo sohokane nabo. Zinzu yanjye kuko Ufite gahunda yo gutandukana. Ufite gahunda yo gutandukana n'umugabo. Jewe niba naganira n'abira mu bireba mwiyunge mwongere muganire nk'umuryango mwongere mubana. None ushaka gutandukana. Imfunguzo yazimaye nasokera mu nzu agenda. Ngaho makanya. Nguri umwana yafashe atwara nanjye wasiganuye nagenda. Izina rya Yesu, uyu mwuka wo gutandukana ndawuvumye mu izina rya Yesu, mwuka wa karanda ndawuciye mu izina rya Yesu, nirukanye imbaraga zose zirwanya umuryango. Maso Yesu azenguruka aha. Reka tugane kuri ijambo ry'Imana. Narimo mbavuga ngo karande nisenya urugo nta kintu gisenya umuryango. Kuko ntabwo karande yifuza yuko wakubaka, ntabwo Satani yifuza yuko utera imbere, haba mu byo ukora, haba mu kubaka urugo neza, ntabwo Satani abishaka. Ariko Imana suko yabiteguye. Musezerana mwabanye akaramata kuko mwese mwarashimanye kugira ngo mubane, mfata umwanzo wo kuva iwanyu, umwasiga se na nyina, nasiga se na nyina nkuko biri bivuga, mwese muhuriza hamwe murubaka, muhuza imbaraga. Ntabwo rero gutandukana ari igisubizo. Ariko muribuka yuko mujya guhura, hari abantu benshi mwatumiye abantu, bakarya bakanywa, mukababwira ko mugiye kubana akaramata. None se mwabahamagaye? Mubabwira ko byabananiye? Twabana atari ngombwa ko bahamagara, nabonye atari ngombwa. Iyo Satani robongoreye. Satani abaca inyuma akabongorera akabashuka. Umwana w'umukobwa yaje hano muri urugo, umwana w'umukobwa ni usenyero rwo kwihangana kwagiye he? Rega
ntabwo ari umwana w'umukobwa uyu mugore afite indi gahunda tutazi iyo ariyo arimo aranyirukanana n'abana banjye nusanze bose yabamara ambwira ngo nsohokane nabo tujyane ngo iyo base ngo yuzuye ngo ibyombo niba ibyombo nabyo ubona ni iby'abakozi ntabwo aribyo twebwe dukoresha abakozi bacu nibyo bakoreshaga aba hano nibyo yaragiye bubakaga hano inyuma nibyo baguze babikoresha ntabwo yazanye ibyo mu kabati dore n'ibyo yazanye ibyo abakozi bakoresha ngo mbigabane nawe aranyirukanana n'abana banjye aranyirukana mu rugo rwanjye ubuse urumva uyu mugore afite gahunda yo kubaka ahubwo niyo karande uvuga njye ndumva ari we uyifite njye nta karande mfite kuko uyu mugore niba yarankubise inshi nkihangana akankubitira imbere y'abana ubwo ngubwo uko nzagenze gute ngaho munega amatwi tuganire mwihanga pe ni mwese ndabumva nabumvise ariko nanjye mu makanya ariko pastor noneho ndarushye byumve ko ndushye ndabyumva pe reka dusome muri Zaburi 109 umurongo waho wa 8 ariho duhera haravuze ngo gusenga kwe guhane n'icyaha iminsi yose yo kubaho kwe ibe mike ubutware bwe busubire mu ndi abana be babe imfubyi umugore we abe umupfakazi iyo ni imipango ya Satani ni imipango y'abadayimoni aho bwakirese twanariye urabona wari turimo turayurira hano umugore tuba twahashye ibyo kurya bihari ntateka umva imigambi urananshiganye ngo nzajye mva mu kazi njye mu gikoni imigambi Satani afite muri urugo no si niwe narongoye cyangwa narongoye wowe mama yakanye umugambi Satani afite muri urugo ni ukugira ngo abatandukanye abasenyi biravuze ngo abana be babizerereze katonza wumva ndamusaba ibyo kurya ngo mbisa umukobwa wanjye umurongo wa 10 uravuze ngo abana be babizerereze basabirize bashakira ibyo kurya kure y'umusaka wabo abana banjye basabiriza nzajyana nabo umwikiza atemeje goye ibyo afite byose abanyamahanga banyaga ibyo yaruhiye ngo ntihakagire ukomeza kumugirira neza ntihazagire ubabarira imfubyi ze ijambo sijye rikerewa noneho rero icyo nshaka kubereka nuko karande ishaka mutandukana abana bakazerera umugore akagenda akabaho umupfakazi abana bagasabiriza ibyo kurya namwe ubwanyu kandi nta mahoro muzagira aho uzajya kuba nta mahoro uzagira uzaryama ntuzasinzira uzabura amahoro nawe kandi gutandukana n'umugore si igisubizo uzabura amahoro jese nandukanye ntabwo uzigera utuza jewe nandukanye nawe cyangwa aranyirukanye ubundi bw'amahoro turafite muremera ko dusenga Imana ikagarura amahoro muri uru rugo reka twebwe ntabwo twabyanze ahubwo yavugana n'umukristo wawe utwirukana yego uremera ko dusenga Imana ikagarura amahoro muri uru rugo mukonya mu kubaka urugo nk'umuryango Imana ikabijyamo tugafatanya n'itorero kubasengera Imana ikongera kugaruka muri uyu muryango ikabagirira neza uremera guca bugufi niba gifite imyitwarire ye ntabwo navuga ko yahindutse agahindura imyitwarire yiwe akajya yemera kwita ku mugore yashatse akumva ko amuhereza umwanya n'abana be uko biri kose hari icyo agushinja reba ijinyore wowe uremera nawe narabihazi narabirambuye uremera guca muri ikigo nawe uremera guca bugufi ngo tuganire turebe ko tugiye guca bugufi ndabyemera yego ariko se nce bugufi muri iki akazi ngareka nze nirwane nawe mu nzu ntabwo ari kureka akazi muri iki ariko uko biri kose nawe hari aho wabangamiye kuko ntabwo nahakubwire nyine naho ashaka hamwe yahavuze yavuze ko hari umukobwa mwashuditse hari umukobwa ngo uyu mukobwa namusanze hano ari kumwe n'umukobwa wanjye barimo baganira uyu anukira imbere y'abana umwana aramubwira ati papa arambwira ati ndabona ukeneye umuntu wakwitaho uyu mugore agufata nabi umwana aragenda ubwo ndashuditse n'umukobwa ryari umuntu wamwitaho umwana w'imyaka 12 amufashe ku rutugu ngo ndabona ukeneye umuntu wakwitaho nyine yarande bagakabona ndi nka se warenganye noneho rero munyemerere nawe wacu wapfuye gutyo munyemerere muremera dufate umwanya wo kubisengera ariko muri aka kanya gutandukana mwe mubirezi tubisengere hanyuma nawe ndafata umwanya wo kujya mbaganiriza mbere yo kunabisengera ubanza umubwire ingeso afite yo kujya yabyumvise ataha akajya mu ntabwo ari we nakubwiye ko karande cyangwa Satani arashaka gusenya urugo rwawe ngo ndatashye ngo ngiye mu buriri ndaryama ngo ntabwo wita ku muryango ntabwo wita ku rugo ntubaganiriza kwita ku muryango avuga ntabwo wabonera umwanya icyo ashaka ni uko uzajya utaha n'ugatahira mu kabari ugatahakara ukaganiriza umuryango niba ibyo mbwira ni ibiki none se kujya ufata umwanya wo kubaganiriza nk'umuryango
arabikora iyo twabonye umwanya wenda ndabonye konje ndanabasohokana ariko urumva konje nyuma na rimwe mu mwaka kenshi se ngakure akubwira ibibazo by'abana akubwira wenda abana bakobwa be abakobwa mukuru turaganira akandi ni kari ibibazo biri mu mugo nyine mubaze umukobwa mukuru muganira nawe mugakora na bije cyangwa gusenga kuzageraho mukahiga imihigo y'ibyo muzasohoza aho umugore afite ikintu aragushaka kuganira ashobora kuba afite undi mugabo umushuka ihangane nawe gushakira umwanya wo guteza induru ariko umwanya wo gukora ibyo ashaka ko tuganiraho akazi karangira saa 11 aho akomora sibyo karangira saa 11 saa 11 n'igice mba nageze mu rugo mba numva ndushye nshaka kuruhuka ugeze mu rugo ukora iki abwo arashaka ngo njye noza ibyombo none arashaka ko muganira sibyo wasabye ese umwanya yafashe ateza induru kuki nyine atawufashe ariho tuganira wowe wihangane muri iki kiganiro wihangane wowe umwana kubera ko wabitangiye mbona naguheje kuko uracyari umwana reka tuganire rero umwana ibintu byose arabibona yabibonye kandi arabizi n'impamvu namusohoye ariko yihangane tuganire none umuranyemerera dufite umwanya wo gusenga urabyemera umugabo yabyemera akubwira ko atari butwiruka uremera dufite umwanya wo gusenga ibintu byo kwirukana rega no twebwe ntabwo twebwe twaho byo kwirukana umugabo ahubwo niwe watwirukanye ibyo kwirukana umugabo no gutandukana bireke akubwira ko atari butwiruka uremera guca bugufi ubwo uzagize udusabira imbabazi nazajya twirukana urabyemera guca bugufi nabyemeye imana igumugisha ubwo rero mwese mwabyemeye reka tugire dute dusenge hanyuma nanjye ndafata igihe cyo kubasengera ariko no kubaganiriza hanyuma uyu mwuka wa karande kandi uyu mugore nibwo gutandukanye babagira na karande mukuru we yarasenye yirukanye umugabo murumuna we yirukanye umugabo musaza we arafunze yaramwishe kandi nanjye yarafashe icyuma ubwo niba badafite karande reka rero tubisengere musaza we umugore ubundi abantu benshi ntabwo babimenya ariko hari umwuka wo kutuba ku rugo wo gusenya ni karande iwa birahari uyu mwuka rero ujya ubanza umenye ngo ese mukuru wanjye yarubatse data wacu yararwubatse ese mama yubatse ingo zingahe asanga uri no urindi wabo wa nyina rero nyina wavuga ngo nguwo nyine umugabo bari kumwe uyu munsi witwa data we ni uwa kane karande nawe wanjye kandi ntabwo zahabura ku mpande zose ziba zihari ntabwo zahabura ntabwo zahabura ngaho rero mureke dusenge ni marayika ta mama ni marayika mureke dusenge hanyuma mwongere muhuze n'umuryango izina rya Yesu Imana ihagarika uyu mwuka Imana ihagarika imbaraga zose z'abadayimoni bashaka gusenya uyu muryango mu izina rya Yesu dusengere pastor reka dusenge dusengere pe turarushye induru y'umuhungu ya buri munsi avuka muri ku cyumweru ni mu cyumweru tugiye gusenga ariko ibi byombo ngira usubize aho byari biri mu muryango munyene musubirane ntabwo ushaka umuntu gutandukana mu ibyombo by'abakozi ko ibyombo by'abakozi pastor ngira usubizeho ku murongo uko byari bimeze hanyuma tugiye gusenga Imana yigiye iba ku muryango mu Yesu tugusenga Mana yacu Imana nziza Imana ikiranuka Imana yo kubahwa mu izina rya Yesu Kristo mwami dusengeye uyu muryango urugo mwami yirukanye umwuka wa satani n'abadayimoni imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu karandi ndayivumye mwumvise hasi imbaraga zose z'abadayimoni zishobora gusenya uru rugo Mana ndavunagura imbaraga zose z'abazimu n'abakonikoni biravuga ngo twambare intwaro zose z'Imana reka rero bambike intwaro zose z'ubutsinzi mu izina rya Yesu nirukanye imigambi y'abadayimoni imyuka mibi yose karandi yo ku miryango y'iwabo wase mu izina rya Yesu uyu mugore ndakubita karande iwabo nyina ndananiza imbaraga zose zo kwa se wabo ndasenya umwuka w'isekuru mu izina rya Yesu ndakubita hasi imbaraga zose zarwanya uyu mugabo Mana zisutse mu bisekuru z'imiryango ye ndananiza karande yose y'isayo mu izina rya Yesu ndahagarika gukora kose ku mwanzi Mana iri jambo rya komeze ribari nabo kandi urakoze kubahaye gusubirana urakoze kubahaye kongera kubaka umuryango urakoze kubahaye kongera kubaka urugo rwabo Mana ndaseze kugira umwuka wera wari ugenda aha hantu imbaraga z'Imana ziba aha hantu bwiza bw'Imana bwuzure ineza y'Imana babeho wongere ubuzuze ibyishimo n'umunezero ugiye gukora mwami Imana kumvire kuri umutsinzi Mana yo kubahwa aho bagaburikiwe batenebukiwe ongere kubuza basubize mu mwuga wawe urakoze Mana kubyumvise bikoze ngaho bamugisha kandi bageneze urakoze icyo ni icyawe shibaye kuri Imana kagusenga kandi usengera abana babo mwami ngaho komeza kubaha ituze no kunezerwa mwami ibyo babonye n'ibyo bumvise mu muryango nibizongera gukora kukundi Mana bahituze kuri umutabazi kandi ndayiciye nikagaruka ku ngo zabo nikagaruka mwami Imana ku ngo z'aba bana mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo mwami ngo bazubaka icyubahiro uzabe waciye karande
kandi mu miryango. Urakoze kubyumvise kandi bikoze nyine icyubahiro. Turasenze none n'iteka ryose kugira ngo uburinzi bukomeze kuba muri muryango no mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamugisha. Ubwo rero mutuje mungiye gusubirana, Imana ishimwe kandi nimuzongeye gukinisha bino bintu byo gusohora ibintu ngo mugabane. Ubu ni ugushyigikira abadayimoni no kubaho urwaho, Satani no kumuha urwaho kugira ngo asenge urugo. Imana ibamugisha rero mungiye gusubirana, Imana ibagire neza. Ubwo rero nzakomeza kubasengera kandi ni ukuzenguruka inkike nyine kugira ngo Imana igire ikintu ikora. Ubwo rero tugiye gufatanya namwe gusenga, Imana ndabizi ko izakomeza kubafasha. Imana ibamugisha. Reka rero nagende kandi murakoze guca bugufi no kwihangana. Murakoze. Imana ibamugisha. Nani kuvugisha pastor? Umugore kirakaye. waje tugataha ntabwo amazi mwayanezerewe cyangwa murashaka ngo mbagure n'inkoko hano hirya rero byose twazajya kwibonera umwanya buri munsi ubu ngubu noneho dutahe Oh,